hari indi mashini turimo turabona imbere yanyu, sinzi nimba nayita imashini, mwamugiye kudusobanurira uko yitwa, izo mpungenge nazo tukazishyira zikarangira. Iyo mashini ni bwoko ki? Yes, iyi ni imashini isudira. Nayo ifite uburyo bwa electrolysis wenda bijya kugirana isano n'uburyo tubyubaka mu binyabiziga byacu. Sibye katari cyane ariko amasano aba ari amwe. Rero twebwe niyo twifashisha dusudira ibyuma byose mwagiye mubona. Niyo isudira ibyuma byose mubasha kwifashisha. Hano tubasha gushyiramo y'amazi yacu n'umunyu ubundi tugaprocesinga. None nayo ubwayo ikoze muri hydrogen. No. Turi gukora electrolysis ariko icyo kiba kigamijwe ntabwo ari kubona hydrogen, ahubwo ni ukugabanya amakarenti yagomba gusohoka asudira icyuma. Rero ni akamoto abanyeshuri barimo barigiraho biga amadizayini. Izi ni za moto za 900. Izi ni dizayini rero abanyeshuri baba bari gucura bari kwiga. Ni dizayini ya moto. Izo moto mumaze gusohora nka zingahe zuzuye zagiye hanze ku isoko? Hanze aha zirahari abakiriya baraza bakatugurira rwose. Yes, imashini zo zirarira amagi ziri ku yindi side. Reka nanone ngushimire kandi ngo ikaze ukomeje kurikira Sade TV. Reka nanone ngusuza ari hose urereye mu Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, tutibagiwe n'abari muri diaspora nyarwanda. Mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze. Kuko mubona uyu munsi nanone kuri Sade TV twongeye kwakira umutumirwa. Ni umutumirwa n'ubundi twari kwakiriye, si ubwa mbere mubonye kuri kamera za Sade TV. Reka atangire yongera kutwibutsa amazina ye. Amazina yanyu mwitwa bande? Murakoze. Amazina Nigena Theogene. Nigena Theogene, ariko hari amazina menshi. Hari amazina bamwe basanzwe bakuze bitewe n'akazi ukora atari Nigena Theogene. Ayo mazina yaba ari ayahe? Bakunda kunyita Theos. Ari naryo zina rya company yacu, Theos Company Limited. Hari ikiganiro duheruka kubakoresha mugaragariza abakunzi ba Sade TV imwe muri moto mwakoze ikoresha amazi n'umunyu kugira ngo ibashe kugenda. Cyane kabisa. Ndumva hashiyemwe agahe. Haciyemo agahe nubwo atari kanini cyane. Bamwe mu bakunzi ba Sade TV hari ibibazo byinshi bagiye bagarukaho bavuga ati ese ko mutwereka izo moto, izo modoka, izo ndege mukabitwereka byararangiye, mwazatweretse n'uburyo bikorwamo mukatwereka muri kubikora bitararangira. Iyo niyo mpamvu twifuje kubageraho hano kuri tele kugira ngo mutwereke bimwe mukora bitararangira ngo abakurikira Sade TV babashe kubona ibyo ari byo. Nkuko bimeze aha ni hamwe kamwe mu gashami kacu aho dukorera ibijyanye n'ibinyabiziga byacu ndetse n'amamashini ararira amagi. Ngira ngo wasanze hari byinshi wagiye ubona tuba turimo. Hano rero niho tubyubakira. Mugani wawe wambwiye ati aba audience baba bashaka kureba naho dukorera nyirizina kabereka. Duhereye kuri kimwe mu gikoresho turimo turareba iruhande rwa imbere yawe, icyo gikoresho ni iki? Murabona ko bari kubaka. Ni agaki barimo barubaka? Y'abafite ubumuga. Ni moto y'abafite ubumuga iyo ngiyo? Nazo turi kugenda tubona amakomande, abaturage bari kuza bakatubwira ati ingero zose twarahisanze
haba abafite ubumuga haba abazima cyangwa se hejuru kugira ngo tubashe kumvikana neza. ku bafite ubumuga nabo ntago tubibagirwa. Urabona ko baza kudukoreshaho amakomande rwose tukabasha kububakira. Iryo akaba ari imwe muri moto mwakoreye umuntu ufite ubumuga. Moto y'amapine 3 ya welfare ariyo bakunze kwita ngo ni tricycle ni y'amapine 3 kubera ko niyo abafite ubumuga ku ngingo z'amaguru iyo zidakora nizo zibasha kuba deplacer. Iyo moto izaba ikora nk'amamoto asanzwe tuzi abafite ubumuga cyangwa izaba nayo ikoresha hydrogen nk'ibindi binyabiziga mukora? Yangira ngo wenda muzongera mugaruke turi kuyitwara murebe feedback yabyo. Wenda gutya musanze turi kubyubaka ariko izaba iri gukoresha hydrogen. Ikoresha hydrogen kabisa. Ese nayo izaba ifite moteri nk'ibindi binyabiziga? Numva ni ikinyabiziga, nta kinyabiziga kitagira moteri. Moteri burya nayo ituma igenda. Nayo ituma igenda, nta kinyabiziga rero kitagira moteri. Ayo tubona atatu yaba ari amapine yayo ko mbona bifite forume nk'iy'amapine? Yes, ayo ni amajanti ko batarayafitingaho ariko nuko bimeze. Wenda muzagaruka murebe feedback yabyo uburyo bidesigninze, uburyo umukiriya wese aza akavuga ati kabisa. Aka gakoresho karimo hagati ako gatambitsemo ni gakoresho kamaze iki kw'iryo gare? Ni amwe mu ma PS yayo, wenda tuzabasha kubisobanuraho byinshi byimbitse byarangiye kuko gutya nta formule turabona. Reka twimuke tujye ku kindi gikoresho turimo turabona inyuma. Nacyo tubwire icyo ari cyo. Aka rero ni akamoto abanyeshuri barimo barigiraho biga ama design. Izi ni za moto za 900. Izi ni design rero abanyeshuri bari gucura bari kwiga. Ni design ya moto. Izo moto mumaze gusohora nka zingahe zuzuye zagiye hanze ku isoko? Hanze zirahari abakiriya baraza bakatugurira rwose. Imashini zo zirarira amagi ziri ku yindi side. Ziri ku yindi side. Zira mashini zirarira amagi zo zikora gute? Zikora nk'ibisanzwe. Made in Rwanda. Ni kampani yacu zikora kugira ngo wenda muzasure naho dukorera imishwi, uruganda rwacu rw'imishwi. Ariko ni imashini zisanzwe uretse ko aba ari amadesign yacu. Buriya zira mashini twabonye zibasha kurarira amagi angana gute? Ziba zirimo amoko. Zirarira amagi 150. Twebwe dukora imashini bitewe n'iyo umukiriya akeneye cyangwa se n'intego yayo, umubare zigomba gusohora. Rero ziba ziri mu ngero zigiye zitandukanye bitewe n'izo abakiriya bagiye babasaba. Cyane ni izengero mwabashije guproducinga ziri hanze. Ni imashini y'amagi 5,000 tuzazitanga kabisa ku nganda z'imishwi. Imashini yanyu ibihagaze igiciro cy'amafaranga angana gute? Biterwa n'iyo ariyo nk'uko nabikubwiye ingano yayo. Nk'irarira amagi 500 wenda reka nkubwire intoya dufite zirarira amagi 150 zikaba zigura 250. Izi noneho mwatweretse hano kuri kamera za Sade TV zo zirarira angana gute, zigura amafaranga angahe? Hari izo mwabonye zirahera amagi 300, 150. Nk'irarira amagi 300 igura 450. Buriya ayo magi yose buriya ajyamo agakwirwamo ko twabonye atari ni cyane ugereranyije n'iyo ngano y'ayo magi. Kwebwe nibumva bijyana n'imyubakire yayo abasha gukwiramo kabisa.
Hari indi mashini turimo turabona imbere yanyu, sinzi nimba nayita imashini, mwamugiye kudusobanurira uko yitwa, izo mpungenge nazo tukazishyira zikarangira. Iyo mashini ni bwoko ki? Yes, iyi ni imashini isudira, nayo ifite uburyo bwa electrolysis, wenda bijya kugirana isano n'uburyo tubyubaka mu binyabiziga byacu, sibyo ko atari cyane ariko amasano aba ari amwe. Rero twebwe niyo twifashisha dusudira ibyuma byose mwagiye mubona. Niyo isudira ibyuma byose mubasha kwifashisha. Hano tubasha gushyiramo y'amazi yacu n'umunyu, ubundi tugaporosesinga. None nayo ubwayo ikoze muri hydrogen? No, turi gukora electrolysis, ariko icyo kiba kigamijwe ntabwo ari kubona hydrogene, ahubwo ni ukugabanya amakarenti agomba gusohoka asudira icyuma. Iyo mashini ko nyine iteye amatsiko adasanzwe, kuko turabonamo ijya kumera nk'inani cyane kabisa. Nibyo twifashisha rero mu bijyanye no gusudira, twifashishije za ngufu zacu z'amazi n'umunyu. Mwakibutsa abakurikiye Sade TV nimero yanyu n'aho mukorera, kuko hari benshi baba barebeye nk'iki kiganiro bifuza kubagana. Abantu bose bashaka kutugana, wenda mwaba mu bijyanye no kwiga cyangwa se kugura cyangwa se gutera inkunga imishinga yacu, yaduhamagara kuri nimero ikurikira 0786 633 111 ngiyi biri ku murongo rwose, no kuri WhatsApp biriho, cyangwa se akaduhamagara ku ndi nimero 0722 7 7 968 nayo biri ku murongo rwose, bayidushakiraho. N'abifuza gusura ibikorwa byacu baza batuvugisha kuri izo nimero, tukagenda tubereka. Ya moto naho twakozeho ikiganiro, ngira ngo barakibuka, ariyo abakurikiye Sade TV bari kongera kubona hano kuri kamera za Sade TV. Hari ibindi bibazo bari bagiye babazaho, bakabaza ese ko moto mutubwira ko ari kampani yanyu yayikoze, tukaba turi kubonaho Yamaha. Yes, hari ibikoresho bimwe na bimwe tugenda duhaha, ku bijyanye no kuko iyo product yakozwe ntago aba ari uruganda rwakoze buri kimwe. Nk'uko n'abakora intebe zo mu mbaho bajya kugura ibiti, natwe rero hari ibyo tugenda tugura mu zindi nganda. Mu byo mubasha kugura buriya ugereranyije na pourcentage y'ibyo mubasha gukoresha n'ibyo mugura, pourcentage abiri nko kuri kangahe ku ijana? Ni byinshi cyane ko buriya nta nubwo ushobora kujya muri process zo gucura igikoresho kandi wenda bishobora kuguhenda, bishobora kugutwara amafaranga aruta ayo kigura hanze aha. Ubwo rero hari igihe uhitamo ukakigura, hanyuma ibitari ku isoko ukaba ari byo wenda ufabrika. Utubwiye ko ibyinshi mu bigura ibyo mu fabrika buriya aba ari nk'ibihe? Ni byinshi, PS burya ikinyabiziga kiba kigizwe n'ama-PS menshi, twazabivamo, ni byinshi cyane. Ni byinshi cyane. Mwatubwiye nimero zanyu, mwakongeramo ariko mukanibutsa Sade TV, abakunzi babo bayikurikira mukongera mukabibutsa adresi zanyu nyine aho muherereye babasanga. Wenda kubera ko turi gukorera henshi hagiye hatandukanye, bitewe n'aho umukiriya uri duhamagaye tumuha aderesi, kuko turi gukorera mu nce zigiye zitandukanye ndetse n'ahandi turimo turatunganya henshi hagiye hatandukanye, kugira ngo bizinesi yacu yegere abantu bose. Bagenda baduhamagarira tukagenda tubagaba amashami yacu. Ayo mashami niyo wabibutsa naho aherereye?
hari ahatuzura ariko nk'umuntu uba ukeneye serivisi araduhamagara tukamurangira nta kibazo, nimero ihora ku murongo. hari uturere mwari mwagiye mutubwira ubushize mukoreramo. wenda icyo gihe turi muri mujyi wa Kigali, aho duteranyiriza amamodoka yacu. ni Muhanga turahari ku bijyanye n'imashini zirahera amagi, mbese tugiye dufite ahantu henshi, n'ahangaha mudusanze, hari n'ahandi turi kugenda rero tuvugurura muri ubwo buryo. hari n'abandi bagiye bavuga ngo ese ku kibere twabonye umwotsi kandi batubwiye ko ari hydrogen, kuko wakavugaho iki? buriya ibicanwa ntabwo ari byo bizana umwotsi ku binyabiziga. murabizi ko hari imodoka zigira umwotsi, hari n'izitagira umwotsi, kandi zose zinywa esanse. ahubwo biterwa n'imyubakire ya moteri, hari izivanga amavuta, hari n'izitavanga amavuta. umwotsi uturuka ku mavuta. umwotsi uturuka ku mavuta ya moteri. ni nayo mpamvu ushobora gusanga hari ibinyabiziga bimwe bisanzwe ukabona kimwe kizana umwotsi ikindi ntikiwuza, kandi zinywa bimwe. rero biterwa n'uburyo moteri bayubatse ndetse n'aho izazikora n'uburyo babishaka. hari moteri ziratandukanye, hari za 2 stroke 4 stroke zigiye zitandukanye. mu kiganiro giheruka kindi twari twakoze kuri Sade TV, mwari mwavuze ko hari Vigo nayo mushobora kuba muri gukora. iyo Vigo mugereranyije n'aho bigeze ku kigero? tuzabamenyesha kabisa, ntago wenda ni umwaka utaha, tuzayishyira hanze umwaka utaha. mugereranyije uwo mushinga wanyu wa Vigo wo ugeze nko ku kigero cya kangahe ku ijana? tubivugira kuri kamera, ariko ahubwo muzayibona byasohotse, kuko natwe ntabwo tuba twicaye. rero Theos urakoze cyane kuba wongeye kugira bimwe mu bibazo usubiza abakunzi ba Sade TV bari bagiye batubaza. murakoze cyane, kandi muzagaruke no kudusura, muzasanga hari byinshi bindi tugezeho.